Uyu munsi ngiye kwasonera filime nshya yasohotse mu 2021 yitwa Rat Disaster. Murakaza neza kuri Warusco Fact. Dutanye n'umugabo witwa Su ari kumwe n'abana be bari kujya gutera gari ya moshi. Su akigera kuri gari ya moshi yatungwe no kwasanga abantu benshi, arangije abana n'umukobwa wamunaniye bita Ringi ari gutetwa n'umwana wa Fande. Muri ako kanya batweka indi gari ya moshi yangira mbere y'igihe, maze abakozi batangira kuri Arsenal kugira ngo yahagarare. Imaze guhagarara biruka bajya kuyifungura, batungwa no gusanga yuzuyemo imirambo y'abantu. Su yahise ajya guhagarara mu idirishya kugira ngo abirebe neza, arangije abona imbeba nyinshi ziva muri gari ya moshi zikataka abantu. Bamara gari ya moshi yabo nayo itangira, Su yisanga aragaze ku idirishya ry'ibande. Ibande ryahise ritangira kumwataka, umukobwa waza gukiza. Ibande rindukiye ngo ryataka umukobwa akizwa n'undi musore witwa Mr. Du nawe wari muri gari ya moshi. Umukobwa yahise atangira gushimira Mr. Du. Su ajya gushaka umukobwa wamunaniye, amugeze imbere atangira kumutuka, gusa umukobwa abwira Shere Tanga ko atamuzi. Aho kanya Fanda yahise ategeka ko bafata Su bakajya kumufunga. Abasirikare barangira baramufata baramujyana, bamugiriye mu cyumba batangira kumutuka, bagiye no kumukubita bumva umuntu batazi uburyo yageze muri iki cyumba. Abasirikare bahise bamusatira barangije baramubura, gusa muri ako kanya bahita batakwa n'imbeba nyinshi. Su wari uziritse amapingu atangira kubirebesha amaso, ntacyo afite yakora. Ku rundi ruhande batwereka umugore asaba umugabo we kwica imbeba iri guteza imvururu muri parafo ya gari ya moshi, maze umugabo arahaguruka atangira gukubita kuri parafo. Kwa mahirwe make parafo yose iriduka, maze imbeba zitangira kuhagwamo nk'imvura. Dusubiye kuri Su batwereka abasirikare bose imbeba zibamereye nabi. Kwa mahirwe Su agwa ku rufunguzo rw'amapingu ye, arangira arifungura ahita asohoka, gusa akigera muri gari ya moshi asanga imbeba zamaze abantu. Su yahise ajya ku rundi ruhande asanga aho imbeba zitarahagera, arangira atangira kubwira abantu bose ko imbeba ziri kwica abantu. Abonye abantu bose bari kumusaba ko atinya imbeba, ahita afata abana be barahunga na Mr. Du aramukurikira. Ako kanya Su akimara gusohoka yahise yinjira umugabo wariwe n'imbeba, abagenzi bataraninyigamura ahita yinjira ishyo ryazo. Babagabo basekaga Su ko atinya imbeba, abari batangira kurira nk'abana. Twihuse baturika Mr. Du afasha abantu benshi uko ashoboye. Abonye ko imbeba ziri kuza zibasatira ahita afunga umuryango, gusa nabo bageze imbere basanga Fande Park yabafungiranye, bituma bahera hagati muri gari ya moshi. Su yabonye ko imbeba zifite imbaraga nyinshi kandi ziri kurya n'imiryango, maze bahita batangira kwiga umutwe. Nyuma y'akanya Du avumbura ko bashobora gucika baciye hejuru ya gari ya moshi. Bayatinze bose bahita batangira kurira, gusa umusore wa nyuma we ntibyamuhira, birangira ariwe n'imbeba. Ku rundi ruhande batwereka Fande Park ategeka umuhungu we gutandukanya gari ya moshi. Ringa cy'ibyumva atangira kurashira amubwira ko famiye iri inyuma, gusa atange birangira yitandukanye. Mr. Du abonye ko batandukanye gari ya moshi arangije aburira abagenzi be. Akimara kwambuka Su nawe azamukurikiye n'umuhungu we. Ku bw'amahirwe Su akizwa na Mr. Du habura gato basigara inyuma. Dusubiye muri gari ya moshi batwereka abagenzi bose batakatanga bamushinja ko abiciye imiryango yabo. Paka kibona arangije arasa mu kirere agira ngo bakange, arabwira ko batatandukanye gari ya moshi imbeba ziba zimaze kubica bose. Aho kanya mu Rwanda yahise kubita hasi, Ninga amusuzumye asanga afite icyorezo atewe n'imbeba. Ninga kuko ari umuganga babwira ko iki cyorezo cyandura, abasaba ko bashyira mu kato abariwe n'imbeba bose. Su nawe yitegereje umuhungu wasanga yariwe n'imbeba, maze ahita abwira abantu bose bari muri gari ya moshi ko azi umuti w'icyorezo, gusa ko biraza kubasaba guhagarara mu mujyi uri imbere kugira ngo ajye kuzana imiti mu bitaro byabo. Afande Park yahise abyanga ababwira ko nibahagarara imbeba zirabatera. No Rwanda ahita amufatiraho imbunda ategeka ingabo za Park gushyira imbunda hasi. Afande abonye ko ubuzima bwe buri mu bibazo ahita asaba ingabo ze gushyira intwaro hasi. Nyuma batwereka gari ya moshi ihagara kuri sitasiyo ya Shao. Su n'umukobwa we n'abandi bagabo bane bahita bajya gushaka ibitaro birimo za vaccine. Su mbere yuko agera umushoferi wa gari ya moshi yamuhaye amasaha 2 gusa, amubwira ko nibayarenza gari ya moshi irahita ibasiga. Twihuse batwereka basu bajya muri santere bagasanga umujyi wera abantu bose hari imirambo. Bageze n'imbere bahura n'imbeba nyinshi zabitambitse mu gicucu, bahita bamenya ko imbeba zitinya urumuri rw'izuba. Basu babonye ko nta yindi nzira barangije batangira kurira amatiyo. Bageze hejuru mu basore bari kumwaranyira ahita agwa hasi. Imbeba zari sinziye zihita zikanguka ziramwataka zihita zimwica. Dusubiye kuri gari ya moshi batwereka abantu bose bafite ubwoba kubera amajwi y'ikintu kiri kwitagura ku rugi. Umwe mu bashoferi agiye kureba asanga ari umuturage waho, bahita amufungurira. Atangiye kubabwira uburyo imbeba zamaze igiturage cyose kandi ko zataka abantu nijoro. Basu nabaho bari batwereka batakwa n'imbeba nyinshi. Nyuma y'akanya barwana zo bazicika Mr. Du avunitse. Bakinjira mu kizu cyari aho hafi batakwa na manager wacyo, gusa Su amaze kumwibwira umugabo ahita yemera kujya kubereka aho ibitaro biri. Ku rundi ruhande batwereka abagabo bari gushwana basaba shoferi kugenda kuko bwari butangiye kwira. Umugore ari muri gari ya moshi yumvishije agahambane ka Fanda ahita agenda afungura urugi, birangira imbeba zibariye bose, hasigara abari bari mu kato gusa. Dusubiye ku bitaro batwereka Su agera kuri za vaccine, arangije araziyora zishyira mu kanzu yari yitwaje, gusa arimo asubira inyuma arariduka yikubita hasi. Manager w'inyubako ahita amusaba ko yamufasha za vaccine. Su yahise anagira umugabo za vaccine zose, mu gihe badu barangaye manager ahita bacika. Bageze n'imbere basanga umugabo yabafungiranye kugira ngo baribwe n'imbeba. Abasore bahise bakoresha imbaraga zabo maze babomora urugi. Bageze ku mugabo basanga yapfushije umuryango we wose. Badatinze bahita bamwaka za vaccine zabo, nabo bagenda bakurikiwe n'imbeba umuhanda wose. Nyuma batwereka Basu basanganirwa n'imirambo y'abantu basize kuri gari ya moshi. Batangiye kurira Ringa ahita azafungura urugi, gusa batarishimana bwo bumva urusaku rw'imbeba ziri kuza zibasatira. Abantu bose batangiye guhunga binjira muri gari ya moshi,
Su atarinjira ahita yatakwa na Fande Paka. Paka arangije amwaka imiti yose gusa nawe ataragera kure yatakwa na Mr. Du. Du yahise amwaka imiti yose arangije ayisubiza Su. Muri ako kanya gari ya moshi nayo ihita itangira kubera imbeba zari ziri kwisatira. Su arangije ariruka yinjira muri gari ya moshi. Du we wari yavunitse ukuguru birangira yariwe n'imbeba. Twihuse batwika muri gari ya moshi bari gutera inshinge abantu bose banduye. Nyuma kanya bari kugenda gari ya moshi yabo itihagarara, bagiye kureba basanga ari ibikontineri biri mu muhanda byahujije gari ya moshi yabo kugenda. Su yahise asaba abasore bose kuza kumufasha bagakora ibikontineri biri mu muhanda, gusa nyuma kanya abantu bose bamubwira ko badashaka kuribwa n'imbeba. Su utari ufite andi mahitamo ajya kurwana kontineri wenyine, Ling nawe asigara abwira abantu bose bari muri gari ya moshi ko nibatinda hano barapfa. Abasore bose bahise basohoka batangira gufasha Mr. Su, ibandira rimwe naryo ryizirika ibisasu rijya guhagarika imbeba. Nyuma kanya bamaze gukura ibikontineri mu muhanda basubira muri gari ya moshi, Su asigara inyuma afashe icyuma gifungura umuhanda kugira ngo gari ya moshi itambuke. Gari ya moshi amaze gutambuka maze Su azayikurikiye, gusa ko ya speed ari kugenda arayihunga imbeba Su ntiyabasha kuyurira. Su abonye ko imbeba zamugeze ahita asezera abana bababwira ko abakunda. Kanda hano urebe filime z'uko rw'adamara rw'ica umuntu wese ururebye mu maso. Ntibagirwa no gusigara like nimba wakunze iyi filime. Bye.